Bimwe mu bibazo nyamukuru bibangamiye umuryango mu ntara y'Amajyaruguru ku isonga haza amakimbirane mu miryango, hari nacyo gishamikiyeho ibindi bibazo birimo abana bagwingiye, abangavu baterwa inda z'imburagihe, abana bata ishuri n'ibindi. Gusa bamwe mu baturage bo muri iyi ntara bifuza ko hakorwa ibishoboka byose ibyo bibazo bikarandurwa burundu. Ni ibibazo bijyanye n'amakimbirane yo mu miryango. Hari ibibazo bijyanye n'abangavu bagiterwa inda zidateguwe cyangwa se inda zidateganijwe. Ikindi ni ibibazo bijyanye n'imirire mibi n'igwingira ry'abana. Ni imiryango gifite amakimbirane mu ntara y'Amajyaruguru, biracyarimo cyane ubuharike. Mu biganiro byahuje Minisitiri w'Iterambere ry'Umuryango Profesa Bayisenge ndetse n'ubuyobozi bw'intara y'Amajyaruguru, abayobozi b'uturere ndetse n'amadini n'amatorero, hagaragajwe ingamba zikwiye gukomeza gufatwa mu rwego rwo gukomeza guhangana n'ibibazo bibangamiye intara y'Amajyaruguru. Hagaragajwe ko urubyiruko rusaga 804 b'abangavu batewe inda bahawe ubutabera, naho ibihumbi 4333 kuva mu mwaka 2022 bavuye mu mirire mibi nyuma y'ubukangurambaga bwagiye bukorwa. Ibi byose byagezweho bitewe n'udushya twagiye dushyirwa mu turere nk'uko bigarukwaho na ba Vice Mayor bashinzwe imibereho myiza y'abaturage. Hari ingamba zitandukanye twagiye dufata kugira ngo dukumire iki kibazo. Ni ingamba zitandukanye, hari gukomeza gushishikariza ababyeyi batwite kwitabira gahunda zo gupimisha inda ndetse n'inyunganiramirire bahabwa. Twicaranye n'inzego zose dukorana, dusanga dukwiye gushyiraho agashya, aribwo twagashyizeho agashya kitwa muturanyi ngira nkugire tugeraneyo. Ku kibazo cy'abana b'abangavu batewe inda mu karere ka Gicumbi twaragihagurukiye. Umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku mikurire y'abana bato Umutoni Gatsinzi Nadine avuga ko imirire mibi n'igwingira mu ntara y'Amajyaruguru bihangayikishije, akagaragaza ko hakwiye gushyirwamo imbaraga. Ingamba zirahari, hari gahunda zihari zisanzwe tuzi ko zo gufasha abana igihe barwaye imirire mibi, bakajya kwa muganga bakavurwa, bagahabwa ibyo kurya. Hari kubigira ibyabo, kumva ko niba kuko buri imirire mibi n'igwingira bifite uko bitandukana. Navuze ko umwana aramaze kujya mu mirire mibi, ariko imirire bibaye karande ikavamo kugwingira. Ku bibazo by'ihohoterwa mu miryango bikigaragara mu ntara y'Amajyaruguru hagati y'abashakanye, ubuyobozi bw'iyi ntara bwagaragaje ko imiryango isaga 2130 yakuwe mu makimbirane hifashishijwe umugoroba w'umuryango. Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango Profesa Bayisenge Jeannette asanga hakenewe uruhare rwa buri wese mu gukomeza guhangana n'ibi bibazo. Icyo dusaba inzego nukumva ko buri wese bimureba, kuko buri wese afite umuryango, buri wese aturuka mu muryango, ntibiharirwe urwego rwa leta, ahubwo ari amadini n'amatorero, ari umuturage nawe ubwe biramureba. No kugira ngo twese nk'inzego tubyumve kimwe, twumve ko ari ikibazo kiduhangayikishije, twese dushyira ingamba hamwe. Imirire mibi n'igwingira ry'abana rihagaze ku gipimo cya 41% mu ntara y'Amajyaruguru. Ibindi bibazo byugarije umuryango bikwiye gufatirwa ingamba muri iyi ntara birimo ubusinzi n'ubushoreke mu miryango, abashakanye babana batarasezeranye mu mategeko, amarerero yo mu midugudu bigaragara ko adakora hamwe na hamwe n'ibindi. Robert Byiringiro, Televiziyo y'u Rwanda mu karere ka Musanze.